Bruce Melody tugaruke gato ku musoro utureba cyangwa se inkumi ukiri muto wumva yifitemo impano ariko akaba atazi aho yahera breakthrough arahera aratangirira kuki murakoze ndaza kwifashisha ingero yego datinze ntago ntinda mwabonye umusore witwa Aisha Speed heruka hano Aisha Speed yes wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki agera mu gihugu ubundi akifotora akazunguruka hano yifotora wifuza gutera imbere afite internet ufite smartphone ufite uburyo bwo kwifotora urasa neza ariko nyine niba bona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya ufite ibyo wakerekana abantu benshi bafite umwanya wo kureba guscrollinga bakirirwa bareba bata umwanya ibyo byakakubereye umusaruro ari nacyo kinjyana ku bundi busabe yego turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza kuko ababikora nabi n'abinzego zirabareba bose ntago ndi bubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo buri ari amavideo yose abantu bafata bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga nibyo mwavugaga bya views ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende cyane nukuvuga ngo dutira ubwene gihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga murakoze cyane ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'aba content creators abakoresha YouTube abakoresha Instagram abakoresha TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyane cyane YouTube TikTok abashobora kuba bazikoreraho ibiganiro bagakenera kuba bakinjizaho amafaranga twakunze kenshi kumva ba content creators babaza bavuga bati se mu Rwanda bimeze bite ngira ngo murabizi abantu mufite ama YouTube channel iyo ugiye gukora kuzuza ibijyanye na monetization urabizi ko u Rwanda bahita bakubwira ko rutari mu bihugu byemerewe kuba monetized sibyo hanyuma iyo bakubwiye ko rutari mu bihugu byemerewe kuba monetized turajyamo ugasangamo Kenya ugasangamo United States n'ibindi hanyuma murabizi ko abanyarwanda kenshi tugikunda guhita dufata nyine channel yacu tukayiroketinga muri ibyo bihugu ugasanga wayiroketinze muri Kenya kandi uri mu Rwanda cyangwa se ugasanga wakoze location yayo uhitamo ko ari United States impamvu ubu bikora ni yindi nuko nyine u Rwanda rutari among the countries that can be monetized ubwo rero u Rwanda ntabwo ruri muri bya bihugu nyine bishobora kuba byamonetize rero ikintu gusa gisa nkaho gishimishije nyuma y'uko aba content creators bakunze kugenda babibazaho babikoraho ibiganiro bigiye bitandukanye uyu munsi babigarutseho aho Bruce Melody ba Scovia Mutesi ndetse n'abandi bari bahuriye by'umwihariko Bruce Melody niwe wabajije ku bijyanye na YouTube monetization abaza byagenda bite kugira ngo tubone ama ads abaza His Excellency Paul Kagame abaza ati byagenda bite kugira ngo natwe mu Rwanda dukorera amafaranga ahagije kuri YouTube bigaragara ko byagiye bikorwaho hari byagerageje gukorwa ariko ngo hakaba hasigaye ikibazo cy'uko ama companies atarumva neza icyo kintu nyine ngo abe yashoramo amafaranga mu kwamamaza bityo rero bitume igihugu cy'u Rwanda nacyo kigaragara nkaho gifite abantu benshi bamamariza ku mbuga nkoranyambaga Google urabizi ko Google niyo ibiri in control of everything noneho hanyuma bikaba ngombwa ko tuba twaganiriza abafite ama companies yateye imbere bakadufasha hanyuma bagashora imari mu kwamamaza bityo bigatuma Google itugirira icyizere niba ugeze kuri uyu munota ndabizi ko ikiganiro wagikunze kanda subscribe niba uri mushya
ukore share ku nshuti zawe niba usanzwe warakoze subscribe, kandi nanagushimira kuba uri umwe mu bankurikirana. Ndagushimiye rero, tuzasubire mu biganiro bigiye bigenda bikurikira, mu mafilimi murabibona ko turi kunyuzaho filimi nabyo ndabararitse. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane. Iki kiganiro kigeze kiba kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT, tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba Minisitiri yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT ngira ngo nibyo cyadufasha, ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi, kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza, ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko ubu mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map nshobora kuyikoresha nkayobora umuntu aho ntuye ntamuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza. Niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha. Abashinzwe IT badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nkuko Bruce Melody yarabivuze ni volume of advertisements. No kuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bako advertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nkuko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba yuko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, kubitureba twakora rero specifically ni ibi. Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo
kuva twatangira kuganira nabo ibi tureba twarabikoze ari izo regulatory compliance zabayeho ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property ibyo byose birahari payment infrastructure zirahari ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga no kuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. Twayizamura duteze. Tuyizamure dute. Your Excellency, I think ibintu kubifata twese nk'umukoro companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya to mobilize. Twabikora tukwiye kubikora dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika twari turi kugana ku musozo the speaker yaramaze kutubwira umunyarwanda twifuza Minisitiri w'uburezi n'uyu munyarwanda twifuza umunyarwanda twifuza n'umunyarwanda wihagije wiha agaciro umunyarwanda wihagije wiha agaciro. Aline n'uhe munyarwanda ubona twifuza? Umunyarwanda twifuza n'umunyarwanda ukunda umurimo akanawukora unoze. Scovia umwanya n'uwawe umunyarwanda twifuza n'uwuhe? Twifuza umunyarwanda by'umwihariko ubasha kudakurikira ibivugwa bidafite agaciro ngo bimuteshe umwanya agakurikira umunyamakuru w'umwuga icyo gihe azaba ari umunyarwanda mwiza kuko amahitamo ye aba ari meza. Bruce over to you. Twifuza umunyarwanda nka munyakazi